Muraho neza, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose Nyagasani akibarinze. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku bintu bigera kuri bibiri cyangwa se bitatu. Reka tubigire bitatu. Ndagira ngo tuganire ku kintu kijyanye n'amasaha. Ikindi turi buganireho turaganira ku kijyanye na internet. Icya nyuma murakimenya dusoje. Ni ukuvuga ngo abatazasoza iki kiganiro ntabwo bazumva icyo twavuze nyuma. Ku kijyanye n'amasaha ndagira ngo dutekereze ubusanzwe akazi tugatangira 3:00. Niyo masaha leta yadushyiriyeho. Ubundi turabizi neza ko hari abagatangiraga 2:00, abandi bagatangira 1:30, abandi 1:00, byaterwaga na institution. Ariko ubu ngubu ni ibintu navuga biri normal, donc ni amasaha yagenwe na leta, haba mu bigo bya leta, haba mu by'abikorera, bose ayo masaha barayamenyereye. Njyewe nkibaza nti ko n'ubundi twari dusanzwe tujya ku kazi 1:00 cyangwa se 2:00, none ubu tukaba tujya ku kazi 3:00. Ese ayo masaha nta kindi kintu twayabyaza? Nta kintu twakora hagati y'isaha ubyukiraho n'isaha ya 3:00? Muri ya masaha nta kintu cyatugirira akamaro twayakoramo? Ushobora kuvuga uti n'ubundi aba makeya, none se ko tutakererwaga akazi ka 1:00 cyangwa dukererwa akazi ka 2:00? Icyo kintu nicyo ngira ngo dutekerezeho, turebe uburyo twabyaza umusaruro ayo masaha. Ku bwanjye njya mbitekereza cyane nkavuga nti se ubu nakora iki? Abitekereza nkabura igisubizo, ariko nkumva birimo birandwaniramo, nkumva hari ikintu nakagombye kuba nkora muri ayo masaha kandi nacyo cyangirira akamaro. Wowe se unkurikiye urabyumva ute? Ni iyihe nama watugira y'icyo twakora muri ayo masaha ya mbere y'uko 3:00 zigera? Kabona tuvuge guhera 12:00 tugeze 2:30, wenda indi minota 30 ibi yo kwitegura ujya ku kazi utangira 3:00. Ubwo koko ayo masaha nta kintu yatumarira? Njye rero naje gutekereza ibintu bigera muri bitatu umuntu yakora muri ayo masaha. Hari ukubyuka ukaba wasoma ibitabo wihugura ku kintu runaka. Hari ukubyuka ukaba wakwiga. Ubu noneho byaroroshye, ubwo turahita tugera kuri ya ngingo ya kabiri ya internet. Hari ibintu byinshi ushobora kwiga online kubera ya internet. Ngatekereza ntese niba narishe ngatekereza ibyo ngibyo, wowe unkurikiye ushobora kunyunganira nawe ukambwira ikindi, ku buryo byibuze buri wese ari burebe ikitamugoye, ariko ya masaha ntajya dupfira ubusa. Burya leta itekereza ibintu birebire kugira ngo ujye gufata umwanzuro. Ntabwo ihutiraho, iba yabanje yakora inyigo, ikareba, ikabyigaho, hanyuma bagafata umwanzuro. Natwe rero icyo tugomba gukora, tuba tugomba kubyaza amahirwe leta yacu yaduhaye kugira ngo
ya masaha tugira ute tuyabyaze umusaruro. Icya kabiri nari navuze ku kijyanye na internet. Icyo ndi buyivugeho ntabwo ndi buyivugeho ku bintu byinshi, abantu benshi bamaze gusobanukirwa akamaro ka internet, usibye ko hari n'abayifata bakayikoresha ibyo itakagombye gukora ku bintu bitabafitiye inyungu, ukumva ko internet niba wifite ni ukwirirwa uri gucatinga kuri WhatsApp, wiriwe waraye neza, ese ariko ntutekereze ko ya internet ishobora kukubyarira amafaranga. Ntutekereze ko ya internet ishobora kukungura ubumenyi. Tuzi neza ko ego twarize, twageze muri za kaminuza turazirangiza, duhabwa ubumenyi, ariko uko isi igenda yihuta mu ikoranabuhanga, utajyanye nayo uhita usigara neza, wisanga wasigaye. Akantu gato kajya kuri internet kagasakara isi yose, ibaza utari kuri internet. Njyewe icyo navugiraga kuri internet kiragira giti: niba aho nkorera hari internet, ubu nyine ufite n'amahirwe, ni umukoresha uyishyura, ese wayibyaza umusaruro ute kandi utanica n'akazi uri gukora? Ese byashoboka? Abankurikiye baze kunsubiza kuri icyo kibazo. Turebe uburyo internet twayibyaza umusaruro, aho kugira ngo tujye tuyikoresha ibitatuzanira umusaruro. Yego no kubwira abantu uko umeze nta kibazo, ariko ntibibe ari byo bihatse ibindi. Ntiwirirwe kuri internet utukana, ntiwirirwe kuri internet usebanya, ahubwo wakagombye kwirirwa kuri internet wiyungura ubumenyi, ejo neza bundi bwakugirira akamaro. Icya nyuma rero anaricyo dusorezaho, cyo ni ikibazo ngira ngo buri wese uzumva iki kiganiro azatanga igisubizo. Icyo kibazo kiragira giti: umunsi ugizwe n'amasaha 24. Batubwira ko umuntu wari normal agomba kuryama amasaha 8. Ku kazi dukora ka buri munsi, mu itegeko ry'umurimo rivuga ko nta muntu ugomba kurenza amasaha 8 ari mu kazi. Wafata yandi 8 wateranyaho yandi 8 yo ku kazi, wateranyaho 8 yo kuryama, akabaye 16. Ikibazo cyanjye kiragira giti: andi masaha 8 aba yagiye he? Urumva atari ikibazo koko? Ayo masaha 8 aba ari he? Uzamenyeraho ayo masaha azandabure, ndebe ko hari icyo nayabyazamo umusaruro, kuko iki gihe turimo kiradusaba kwirukanka cyane. Nta saha n'imwe tugomba gupfusha ubusa. None ibaza amasaha 8 yose umuntu atazi aho ari. Nizera ko wowe unkurikiye uri bumpe igisubizo, ukandabura aho ayo masaha 8 aba yagiye, ndebe ko nayagaruza, n'undi wari ufite ikibazo nk'icyo cyanjye arebe ko yayagaruza, hanyuma nayo tuyabyaze umusaruro. Siko mubyumva namwe? Tegereje ibisubizo byanyu, haba ku byo twatangiriyeho no ku byo twasorejeho, kugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo. Murakoze cyane.